Basuhuze mwebwe inshuti za Feature Film bakunzi ba Rukundo Savio inshuti y'Imana n'abantu. Uyu munsi twabateguriye ibyamamare murimo murababona cyane. Nukuri tuje kugira ngo tuganire ku muco. Ese umuco ni iki? Turaza kubyumva. Hari uruhari ababyeyi muri iyi minsi bari gukumira abana b'abakobwa, abana b'abasore kugira ngo bere kwiyandarika, kandi kuko nukuri koko nta nubwo binakwiye mu muco nyarwanda kugira ngo umusore yiyandarike. Ntago bikwiye kugira ngo umukobwa w'inkumi yiyandarike kandi akiri muto, dore ko bitangiriye bakiri bato, bakiri mu bwangavu, abandi bagatangira bari mu ngimbi. Aha rero reka tubanze twakire abatumirwa bacu. Reka mpere buryo bwanjye tukwakire neza. Muraho neza? Muraho. Amazina nde tujya tukubona kenshi na kenshi mu mafilime agiye atandukanye, ariko ntabwo tuzi izina rya bwite. Uratubwira iryawe n'ibyo ukoresha muri filime ukina. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ruzinana Joseph. Nkaba nzwi kuri Thierry mu Rukundo series. Murakoze. Reka twongeye twakire undi muvandimwe. Murakoze cyane. Nitwa Wispazo, nkaba ndi umuhanzi, ndi umwanditsi, umuririmbyi, nkaba nandika na filimi, nka directinga na filimi. Rero muri aka kanya nkanjye nkaba naje hano mwantumiye nk'umusesenguzi ugiye kubafasha muri iki kiganiro. Murakoze. Mwabumvishije rero ni Ruzindana Joseph na Pazo. Mu by'ukuri mwumvishije yuko bafite impano yo kuba basesengura, buryo umuntu ari umuhanzi, ari umukinyi, abafite no gusesenguzi. Ahangaha rero twahisemo kugira ngo tuganire mu buryo bw'abangavu, ingimbi bari kwangirika cyane muri iki gihe, ariko hagaragaramo ababyeyi benshi bagifite wa mutima wo gukumira. Ahangaha nkawugira ikibazo, ese uko bakumira abana bo barabyumva cyangwa bateshuka ku nshingano? Reka mbere kuri Pazo. Murakoze cyane. Mu by'ukuri iyo urebye kuri ubu ngubu abangavu cyane cyane baterwa inda zitateganyijwe, usanga bisanga mu isi bakumiriwe cyane cyane wenda n'ababyeyi babo, ugasanga babigizemo uruhare kugira ngo wenda nk'urugero bababwira ati nta muntu wemerewe kurenga wenda igipangu, bagafunga, bakajya babahoza ku nkeke. Rero abana cyangwa se nk'urubyiruko tuba tubayeho, tuba twifuza kwishimisha, kwisanzura, ariko iyo umuntu mu by'ukuri aje akadukumira, dutekereza ko ikintu bari kudukumiramo tukigiramo amatsiko, tavuga zitereka ibyo bintu bari kudukumiramo ni ibiki, reka wenda nimba bamubujije kugenda akagenda atorotse, akagenda yagera hanze agahura na babandi bamushuka. Bitewe n'iki? Nuko wenda rimwe na rimwe ababyeyi ntabwo babonera umwanya wo kugira ngo babigishe ku buzima bw'imyororokere, bakabigisha bati muzajye mwirinda gutya, muzaye mukoresha wenda agakingirizo igihe byabananiye kwifata. Usanga rero bigoranye muri iyi minsi. Rero ababyeyi icyo nababwira nuko bafata iya mbere bakajya babigisha abana babo ku buzima bw'imyororokere, kandi ntibakababuze uburenganzira, bajye babaha uburenganzira. Umwana nubwo aba ari umwana, ariko hari ibyo aba akwiye gukora mu gihe cya nyacyo. Ndumva ari icyo nabivuga. Pazo, urakoze cyane. Ngo kubera hari ababyeyi benshi bakomeza nabo kubigiramo uruhari, bagakumira abana, bakamera nk'aho babafungiranye mu gipangu. Ese hari ako kantu nako umuntu yakagiraho ikibazo? Umubyeyi ukumira umwana akageraho amugati ahangaha birabujijwe gusohoka, nabona uwo mwanya kuko wo kuba yasohoka, bivuze yuko iyo ameze nk'aho atorotse, bita bimuha wa mwanya atorotsemo, bimuha uburyo bwo kuba yakiyandarika. Ashobora kwiyandarika bitewe nuko igihe ashobora gutoroka, hari igihe ashobora gutoroka akagenda agiye gukora, wenda agiye guhura nabo bantu, wenda bashobora kuba bacatinga. Ikoranabuhanga urabizi ko rikora ibibi ndetse n'ibyiza. Rero mu gihe ari asohotse akagenda, hari igihe bishobora gutuma ashobora kwiyandarika mu buryo butunguranye.
akagenda atiteguye aho ari muri hubuhubu bugatereka nkore vuba mpite nanigendera, ugasanga rero bitumye yishora muri ibyo bintu bitari byiza. Urakoze cyane Ruzindana, uremeranya n'uyu mugabo ibyo ari kuvuga? Ese koko uko umwana aciye ikiziriko, ntabwo ngo guca ikiziriko mbere niko numvaga bivuga ngo none yaciye ikiziriko yagiye, koko bimuha umwanya wo kuba yakiyandarika, cyangwa hariho abana bumva za manuro z'ababyeyi bakaguma mu rugo? Urakoze cyane. Ku ruhare rumwe nibyo, aho uri ku rundi ruhare ntabwo ari biyandarika. Burya ntabwo abantu bose batera kimwe. Hari igihe umwana umuganiriza, ukamuganiriza ubuzima bw'imyororokere, ukabimwereka agakura abizi, ukamuha liberite. Burya umwana umuhaye liberite kandi n'ibintu wamutoje abinyuramo abibona, burya ntabwo abacitse ikiziriko kuko n'ubundi aba afite uburenganzira agenda. Ariko nanone iyo umuziritse nta liberite umuhaye, akenshi na kenshi ahita aragenda akishora muri ibyo bintu bitari byiza. Twumvishije uburyo utubwiye, bishoboka ko uruhare rwo gukumira abana rwabatera gushurashura, abandi bagakomeza kumva amategeko n'amabwiriza y'ababyeyi. Gusa icyo nanjye mbona ahangaha hari umuvandimwe utwandikira tubwira ngo birashoboka yuko umubyeyi uko akomeza gutoteza umwana amubuza ibintu bibi, aho ariko umwana atekereza nawe kumva neza icyo kintu icyo ari cyo kugikora. Urumva ko akakantu wakomojeho karagarutse ku muvandimwe tubwiye. Undi arongera aratwandikira ngo nibyo koko, nimba se uri umubyeyi ukaba ukumira umwana ikintu kibi, ariko ntumusohokane ngo ajye kureba ubuzima bwo hanze uko bumeze, unamusohokane no muri iyo hoteli, natoroka azisanga umuntu w'inshuti ye amujyanyemo amukoreshe icyo yumva ashaka. Nibyo koko mubyemeranyaho? Ubwo birumvikana yuko ibyo Pazo yatubwiye nibyo Zinana yatubwiye harimo ukuri. Ubutumwa buracyaza ari bwinshi, reka dukomeze turebe. Undi aravuze ngo ese umubyeyi ukumira umwana akamufungirana mu gipangu, uwo mwana yibwira yuko atazajya no gusenga, najya gusenga azamubeshya ko agiye gusenga, ajyane n'inshuti yiwe ndetse n'urundi rubyiruko, mu kuryoshya hazavamo ibintu bibi. Nibyo ra? Cyane birashoboka. Cyane. Reka rero ni izihe nama wagira urwo rubyiruko? Urakoze. Ikintu cya mbere nagira inama urubyiruko ni ukwifata, kuko iyi mico ntabwo ari imico myiza. Akazakura neza n'uburere bwiza, akazagera aho ashaka, akabikora byemewe na leta, byemewe n'Imana, akabyereka mbere n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe. Nibyo byiza cyane. Barakoze. Pazo, wumvishije ubutumwa bwatanzwe, ari ibyo mwavuze n'abatwandikiye kuri telefone, ubu ngubu wowe niyihe nama wabagira urubyiruko? Inama nge nagira urubyiruko ni uko bashoza ndetse bakajya bumvira ababyeyi babo. Hari inama babagira. Urubyiruko abenshi ntabwo baba bashaka kumva, usanga nyine bashaka kwiberaho mu buzima bwabo bisanzuye. Kwisanzura yego ntago wabibabuza, ariko bakagira gushishoza mu byo bakora, kandi ntibakagira amatsiko menshi cyane, kuko amatsiko atuma hari byinshi ushobora kukubaho bitateganyijwe. Rero nicyo nabavugaho. Murakoze.
Ya murakoze cyane rero dusoza mwumvishije inama zagiye zitangwa ikiganiro rero nuko kwari kugira ngo usobanukirwe neza uruhare ababyeyi bagira mu kugira ngo abana babo bakomeze gukumirwa ariko nanone tubonye yuko iyo ukumiriye umwana cyane hari n'indi nzira uba umujyanamo. Murakoze rero ikiganiro nakagaruka yari umuvandimwe wanyu mukunda cyane Rukundo Savio inshuti y'Imana n'abantu ndetse na Ruzinda na Joseph na Pazo. Murakoze cyane.